Sindi bubatindire rero uyu munsi turakubita twerekeze hakurya y'amazi magari kubera ko ishusho ibyo byose irabyemerewe kandi iranabishoboye. Umuhanzi w'umunyarwandakazi mu minsi yashize nari nababwiye ko yari yashyizwe mu bihembo, bimwe mu bihembo bikomeye hariya mu gihugu cya Canada. Niba nibuka neza ni Canadian Folk Music Award. Mu minsi yashize rero ibyo bihembo byaje gutangwa, ariko ntago Empress Nyiringango ari we wabitwaye, ariko nawe ari mu batanze icyizere kuko bamwe mu batangaga ibyo bihembo bishimiye cyane indirimbo ze, banakunda uburyo aririmbamo. Uyu munsi rero noneho yasubiye kuba mu ndimi z'amahanga bavuga ngo nomine, cyangwa gushyirwa mu cyiciro cya nyuma mu bihembo byiswe Le Prix pour les artistes émergents PANDC. ubwo twavuga ngo Pandese, sinzi ukuntu babivuga, ariko ni ibihembo, bimwe mu bihembo bikomeye hariya mu gihugu cya Canada. Empress Nyiringango rero twifashishije ikoranabuhanga, tugiye kugirana nawe rero ikiganiro cyose. Intango uyu munsi turayisomera hakurya y'amazi magari. Ubwo abari mu mujyi wa Ottawa, cyane cyane muri Ontario, mutera agatebe mufate n'imikenke yanyu, ubundi tuganire byinshi birambuye na Empress Nyiringango. Ku buhanga bw'ibyuma rwose, niba bamubonye bamushyireho, abanyarwanda bamubone, tunaganire. Ni uwo nguwo nyine rero usa na bike, niko bamuhamagara. Uraho neza? Muraho biwacu. Muragira Imana se hakurya ya Nyabarongo aho? Turaho tumeze neza, ariko turabakumbuye cyane. Muhumbuje u Rwanda. Umusiba neje ugataha. Umutima wanjye uhora i Rwanda. Hanyuma rero abanyarwanda, tangira ubibwira muri make, Empress ni muntu ki? Empress iby'ubuhanzi ni ibintu byaje bite? Ese ni ibintu yakuze yavukanye akomora mu muryango, cyangwa ni ibintu byaje gutyo nk'uko tugira abahungu hano bitwa bakigenza ngo mu minsi ishize babaye abahanzi? Murakoze. Mu by'ukuri ntangira guhanga indirimbo nabitangiye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ubwo twari duturutse mu gihugu cy'u Burundi aho navukiye, kuko ababyeyi banjye niho bari barahungiye. Hanyuma tugeze mu Rwanda nari muto, ariko nakundaga umuziki kuva kera. Mbere yo kuza no mu Rwanda, burya mu muryango wanjye nk'abantu b'abahanzi, uhereye kuri musaza wanjye witwa Nyiringango Gilbert, utuye mu gihugu cya Hollande, ufite n'indirimbo yakunzwe cyane mu gihugu cyacu yitwa Hoza umwana urira, ngwino mama, ngwino mama, ngwino shenge we, aho nahereye nguha amazi, kandi ziwanyu zikamwa zose, amarwa yuzuye intango, kandi n'ubuki busesimiza. Iyo ndirimbo rero ikaba yarakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda cyacu dukunda cyane, n'abanyarwanda ndetse n'abavuye mu bari mu mahanga barayikundaga. Icyo gihe ndibuka ko nari muto yaturirimba, na mama yambwiye ko yamufashije guhimba amwe mu magambo muri iyo ndirimbo. Rero mu muryango wanjye harimo abahanzi, na sogokuru wanjye ndetse na papa wanjye yigeze kuririmba muri korali. Mu rugo hahoraga umuziki, ntabwo nigeze njya mu ishuri ry'umuziki, ariko ababyeyi banjye bacurangaga muzika iteka. Mu rugo habaga umuziki, bakabwiraga imiziki yo mu bihugu byinshi cyane, habamo za reggae, habamo injyana za gakondo, indirimbo z'abahanzi dukunda cyane batubanjirije, Cecile Kayirebwa na Kamariza, akaba ari na mwene wacu. Mama nyambwira ko ari masenge, nabyo tuzabiganiraho. Nabyo uzatubwira. Nabyo tuzabigeraho. Tuzabiganira, ariko abantu ni abantu nakuze mbona, najyaga mbona abahanzi benshi, hari abakora amakinamico, abitwa ba Kayishema. Nari umwana ndeba amakinamico bakinaga muri za centre culturelle yabaga muri Bujumbura, hakaba n'abitwa Rurangwa Jean Marie Vianney nakuze mubonaho icyitegererezo cyacu na n'ubu, ni umwanditsi w'ibitabo n'amakinamico. Rero nyuma rero tugeze mu Rwanda,
narebye ibyabaye iwacu agahinda karanyica ntangira kwandika indirimbo zo guhoza amarira abagize ibyago abacu basigaye nyuma ya jenoside n'abandi bose twari tubabaye. nongeye mu muryango wanjye hari benshi cyane bari baragize ibyago, bituma nanjye ubwanjye numva afite inshingano zo kwandika indirimbo ya mbere nanditse yitwa Gahinda, noneho nkomerezaho. ubwo nagiye mu ishuri ryitwa Notre Dame hariya mu mujyi wa Kigali, niho nigaga mu mashuri Lycée Notre Dame de Cito. Niho nagiye kwiga, noneho ngira amahirwe masanga gitari nyinshi. Umubikira ndamubwira rero numva umutima wanjye byazi, ndumva ko ngomba kwiga gucuranga iriya nanga, ndabona ufite nyinshi wantije imwe muri zo. Arantiza arambwira ngo nta kibazo yijyane ujye uyicuranga ariko ntukajye uburangara wibagirwe kwiga. Mwemeza ko nzega ibyo dusezeranye ngiye kubikora. ubwo anyigisha inota rimwe niba atari amanota abiri. Guhera ubwo nahise nandika rero izo ndirimbo zose mubwiye, harimo yitwa Wanalia mu Giswahili n'izindi nyinshi, ariko naje kugira amahirwe yo kuza kuzisohora cyangwa se kuzikora muri studio mu buryo nyine bwemewe bwa gihanzi n'umugabo w'umuhanga witwa Aroni akaba ari wafashe amajwi y'iyo ndirimbo yitwa Gahinda, iba no kuri Spotify n'ahandi. Nizo Wanalia nkorana na JP muri Contact FM, niho habaga studio icyo gihe nangeze muri kaminuza. Ni ibintu nakunze cyane kuva nkiri muto, urumva ko nagiye mu by'ukuri niyigisha nihugura, nkegera abahanzi batandukanye bari gucuranga, barimo n'abahanzi bitwa ba Tolerance Muzika. Iyo groupe nyirango sinzi niba uyizi, yabaga i Kigali, n'ubwo ntabwo tukibabona, yagezweho cyane. Hari bagiye bakora indirimbo zikunzwe cyane mu muziki navuga ko ari rumba n'izindi zigezweho. Curangaga muri nkaba nagenda yacurangaga za Panafrica. Hanyuma noneho ngiye nkajya mbegera bari mu myitozo, nkaba nareba uko uburyo bacuranga, nanjye hagira icyo mpakura. Na n'ubu ndacyakomeje, burya umuhanzi umuntu ahoraho yihugura, urabizi niko bigenda. Ubwo rero umuziki narawukomeje nza gukora noneho n'indirimbo n'abandi bahanzi barimo ba Daddy Casanova. Hari album twakoze mu 2007 mbere yo kuza muri Canada. Ni album twakoze ku rwibutso, nibo bayishyigikiye mu buryo bwa finance kugira ngo ibashe kuza. Album ikaba yitwaga Darfur. Turimo n'abahanzi na ba Nirere Chanel yari arimo, na Papi Safa John, sinzi niba umuzi, wari umuhanga cyane wacuranga piano hariya kuri Kacyiru kuri Meridien, n'abandi n'uwitwa Kipeti w'umuhanga ukiriho na n'ubu, Ben Ngabo Kipeti nawe ari muri album. Hari indirimbo twakoranye imwe nziza cyane iri mu Kinyarwanda n'Icyongereza, iyo ndirimbo ni nziza pe, na n'ubu yumvise wayishima cyane. Hamwe n'abandi bitwa Batina Koja, ari inshuti yanjye cyane aba mu gihugu cya Benin, nawe n'umuntu twakoranye indirimbo ku ruhande rwanjye, nawe tuya dufite groupe yacu yitwa Lens. Nakoraga ibikorwa byinshi, naniga muri kaminuza, nabifatanyaga n'ibindi byose, na n'ubu niko mbigenza. Urumva rero byaramfashije cyane kugenda naguka. Icyo kintu cyo gufata icyemezo cyo gukorana n'abandi no kwigira ku bandi cyaramfashije, na n'ubu kiracyamfasha. Yego, utunyuriyemo muri makeya urugendo rwawe uko wabitangiye. Noneho mbere y'uko tuza kwinjira muri nyirizina y'ibihembo washyizwemo, ni bimwe mu bihembo bikomeye hariya mu gihugu cya Canada. Abadukurikiye ndagira ngo nanababwire ko turi mu gihugu cya Canada live, imbona nkubone. Turi kuganira na Empress Nyiringango, ni umuhanzi w'umunyarwandakazi ukomeye ukorera muzika ye hariya mu gihugu cya Canada, ariko n'abanyarwanda benshi muramuzi. Ndagira ngo rero munyemerere dukomeze n'ubundi dukomeze kuganira nawe byinshi birambuye. Nashatse ko tubanza tukumva aho imbaraga, aho nk'umugore w'umunyarwandakazi yakuye imbaraga zo gukora ubuhanzi mu bihe bitaba byoroshye. Ndagira ngo rero unyemerere nkubaze, ese ni mu rugendo rwawe rwo gutangira muzika, ugitangira ukinjira muri studio, wabonye ari urugendo ruzakorohera? Niki cyakugoye mbese wasangiza by'umwihariko urubyiruko rudukurikiye?
icyo ni ikibazo cyiza cyane. Igihe nakoraga umuziki byari bigoye cyane kuko ntabwo tuba dufite ikoranabuhanga ryadufashaga mu kumenyekanisha ibihangano byacu. Ikindi cya kabiri ni uko kubona ubushobozi bwo kujya muri studio byasabaga imbaraga nyinshi, byasabaga ubwitange. Ndibuka yuko muri icyo gihe nakubwiraga najyaga muri studio cyamfashije kandi azibagirwa nk'umuhanzi w'umunyarwandakazi wo muri iki gihugu. Nshimira cyane igihe n'igihugu cyacu n'ubuyobozi bwacu bashyizeho amarushanwa muri minisiteri y'urubyiruko. Ntekereza ko na n'ubu bakibikora. Noneho mu marushanwa bari bashyizeho icyo gihe ari muri 2004, ni nabwo ya ndirimbo nahimbye kera nkiga muri kaminuza. Ntabwo ari kera cyane ariko ni muri iyo myaka mbere gato ya muri za 2000. Iyo ndirimbo naje kuyitanga mu Cyongereza. Naragiye muri studio, ndibuka ko icyo gihe n'umuriro waragendaga cyane. Muri studio JP yakoragamo yabaga hari hafi yo kuhitaga mukira ni Remera mu hafi Nyakabanda. Noneho ndibuka ko naraye ni ijoro ryose turi gukora iyo ndirimbo kugira ngo iyo studio yitwaga Hope Street Record. Yabaga kwa Happy, urayibuka? Happy wo muri Kwisango. Uri kunyibutsa byinshi naho ngaho. Hari igihe nagendaga nkasanga umuriro wagiye, abantu bitwa ba Debeni rero bara bose bakunzwe, ni inshuti zanjye buriya nuko tudaherukana, ba Mani Martin nagasanga bicaye hariya batoye umurongo bategereje kujya muri studio. Iki gihe mwe mwari abasitari muhita mutambuka mwigendera. Twese turi gushaka uburyo umuriro wagaruka, umuntu akinjira ashyiramo amajwi yirukanka kuko habaga hari umurongo w'abahanzi benshi, ari abakora gospel, ba Gaby Kamanzi bariya niho nabamenyeye. Ni mu bahanzi bakora umuziki witwa Sekira. Navuga ko ari jyewe n'abandi bake cyane, harimo na Miss Jojo. Icyo gihe Miss Jojo yaje nyuma gato, ariko nibuka ko ni Chanel twari muri iyo gahunda, niho ngo twatangiriye rero murebye. Hano hinjiramo nkora iyo ndirimbo. Nibuka ko nagize amahirwe kubw'amahirwe iryo joro mu gicuku cya mu gitondo ntasinziriye nicaye muri iyo ntebe. Mwumve na umunyeshuri ugomba kujya mu ishuri niga muri universite muri Kiye niho nigaga. Ubwo nyine urabyumva ukuntu ubwitange byabaga bisaba nk'umukobwa kugenda habategereza ngo iyo ndirimbo ikorwe. Siniba zibagirwa uburyo mu gitondo cya kare naryamye hari nka saa 11 yamaze kumpa iyo CD, ari abandi bahanzi binjiye, nawe nsohoka niruka mfata moto ndagenda, nako hari saa 2 zibura, mfata moto ngenda njya kuri stade, ntabwo ari kure, moto buriya zirafasha ndazikunda. Ingeze hari imbere ya stade niruka muri kiriya kibuga njyana iyo CD. Iyo ndirimbo yaje kuba rero iya 4 mu rwego rw'igihugu. Tumve nawe urwo rugendo. Ibanze kuba ya 4 baje kuyihitamo mu ndirimbo zigomba gukorwa neza muri studio. Byaramfashije cyane. Ubu muri studio nagezemo ndako nagiye kuri ministeri baramya tuzagusubiza ejo tugiye muri deliberation turebe abahanzi batsinze mu rwego rw'igihugu. Mu kubera ko nari ya 2 ni ya 4 ariko noneho ngira amahirwe bituma bimpesha amahirwe yo kujya mu mahugurwa y'abahanzi muri gahunda yateguwe n'ikigo cyitwa Arzmit cy'Abadage bafatanije na kaminuza y'Iruhande hariya i Butare. Tukajya rero tugajya i Butare tugakora amahugurwa, tubahurira n'abahanzi bakomeye harimo na Dani Vumbi n'abandi batandukanye. Iyo CD yarasohotse nayo ni ikindi gikorwa nishimira kuko twafatanije n'abandi, byanyigishije uburyo ugomba umuntu afatanya n'abandi akaba yagera ku ntego yihaye kandi neza mu buryo bwiza. Byarafashije. none ubwo rero ndibuka ko byanduhije cyane, urugendo rwanjye rwari rugoye, ariko kuko nabikoraga mbikunze cyane na n'ubu ndacyabikunze, mbikora numva muri jye atari nk'umuhati, atari ikintu nkora ngo mbikoresha imbaraga nyinshi, bindimo ndabikunda kandi nzi intego nihaye ni gutanga ubutumwa bwiza ku isi yose aho mbasha kugera. Ubu noneho dufite n'ikoranabuhanga biroroshye kugeza umuziki wawe ahandi hantu hatari aho dutuye. Ubwo rero nabwiye icyo nabwira rero urubyiruko, nicyo kibazo warumbajije abakobwa. Ndagira ngo mbashishikarize gukomeza. Niba ukunda umuziki cyangwa se ukunda kwandika ikinamico cyangwa se kwandika umuvugo nkaho urabizi uri umusizi, niba ukunda gutera urwenya, nkunda urwenya cyane. Niba ukunda kubyina se, gushushanya se, kwandika filime, icyo waba ukora cyose mu byo bita ubuhanzi ubwo ari bwo bwose cyangwa se
hari irindi jambo nibagiwe ariko ndagira ngo nkushishikarize gukomeza urwo rugendo nta cyoroha muri iyi si burya n'umucuruzi cyangwa se n'umwarimu cyangwa se n'undi muntu ukora ikindi cyose iyo atagishyizemo umushake ngo agire n'iyo ntego ye cyangwa se agire n'uwo murava biragoye kugera ku ntego wihaye rero ndagira ngo ntucike intege burya ngo kimuhana kaza imvura ihise umugani ndawukunda waramfashije mu buzima bwanjye nk'umubyeyi nk'umuhanzi ni ukuvuga ngo nta kintu cyiza utabanje kugaragaza icyo ushoboye ubanza gukora ibyo ushoboye ugakoresha imbaraga zawe ugakoresha umutima wawe kandi ukabikorana ubunyangamugayo kuko iyo ukoze ibintu iyo ukoze nawe ubisanga imbere iyo ukoranye n'abantu ukabahemukira cyangwa se ugakorana n'undi muntu niba mwavuganye ko umwishyura muri studio cyangwa se niba ari ikintu utabishoboye ujye ubivuga hakiri kare kuko bituma n'ejo bundi niba ushatse kongera gukorana n'uwo muntu ataza kugutera umugongo cyangwa se ngo akwirengagize cyangwa se ngo agucire mu maso cyangwa se akuvuge ku bandi kuko bavuga ngo kwishyiraho imipaka uba wishyiraho imipaka ariko iyo ukoranye n'abantu neza ukavugisha ukuri ugakora ibintu byose bivuye ku mutima mu rukundo n'ubumuntu nzi neza ko ejo byanga byakunda hari icyo bikumarira bikorana kugira ngo nkugire inama rero gukomeza urugendo ukomeze wandike ukomeze ukore imyitozo y'ijwi uri umuririmbyi kandi ugende wigira ku bandi bakubanjirije hari ikintu tujya twibwira ko twese ngo nta muntu wigira buryo agirwa n'undi ntabwo navuga ko ibyo nzi bishoboye gukora uno munsi ari igihe wabyigejejeho nafashijwe n'ababyeyi bandeze neza icyo cya mbere nshimira imana kuma ababyeyi banyorohera ndabishimira imana cyane kuko umukobwa w'umuhanzi urabizi muri kiriya gihe iyo ababyeyi batanyorohera biba byarandurije cyane biba byarabaye ikibazo uno munsi mba ndi umuntu nyine ufite umutima mubi ko ntabashije gukora ibyo nkunda ahubwo tukiri aho ndagira ngo usangize n'ubundi abana b'abanyarwanda nicyo kibazo nacyo nari nakikubajije kwemera kujya mu buhanzi mu myaka nk'iriya ndagira ngo mbibutse ko urumva ko n'umuhanzi ari navuga ko ari mu baririmbye mbere muri generasiyo nshyashya nyine y'ubu ngubu ni urugendo rwari rworoshye ku mwari n'umutegarugori byakugendekeye bite abahanzikazi benshi usanga abenshi twagiye tuganira bati ruswa wenda zishingiye ku gitsina kwakwa iby'imirengera ni urugendo wahuriyemo n'izihe mbogamizi ari ikibazo gikomeye kandi cyangombwa kuko turi tuganiriza cyane cyane urubyiruko uburyo bwo guhangana na bene ibyo bibazo kuko ibyo nibyo uzi ko nta hantu bitaba muri isi ntaho bitaba muri Canada se oya muri Canada ho ntabwo ari kimwe ariko burya abahanzi b'abakobwa duhura n'imbogamizi nyinshi ashobora kuba ari natari n'ibyo bya ruswa umuntu atanga bushingiye ku gitsina ariko hari ubundi buryo usanga umukobwa acika intege bitewe n'ibintu uburyo hano hanze ubuzima bumeze cyangwa se uburyo abantu bamureba n'uburyo bamufata ariko ndibuka ko icyo gihe mu rugendo rwanjye icyafashaga nayo mfite ukuntu nteye abantu banze icyo gihe ngira ngo bari kunkurikirana ntabwo nabeshya rwose nikundiraga kwambara amapantaro n'ibipira hari uburyo byo bita mu gifaransa mécanisme de défense wari ufite ibanga oya ni mécanisme de défense ni uburyo wambara abantu bakakubona nk'umuhungu kandi uri umukobwa urabona ko bakundi wambara imyenda igezweho bya byenda binini ibipira nabikoze nabyo unajyanye mu marushanwa ntabwo nambaraga nka Empress niyo mpamvu ubu ngubu ufite ikintu cyitwa sagesse ubwitonzi bw'umubyeyi koko ariko icyo gihe nari urubyiruko ntabwo nabeshya ngo ngiye kwivuga ngo nambara ukuntu nkumva rwose nambara nka kwa kundi kw'abahanzi b'abanyamerikakazi bakora za hip hop rap niko naga niyo shusho nari ifite abantu bazi icyo gihe rwose uzadushakira ako gafoto uzayigushakira dukora ikindi kiganiro cya kabiri tubivugaho ni ukuri ntabwo nakubeshya ni byiza kuganira abantu tukababwiza ukuri ntabwo nahoze ndi umudamu umeze utya nari umukobwa nyine wikundira amapantaro nk'uko ufite ukuntu niganirira nkunda gusabana ku buryo n'umuntu akubwira ati uyu muntu ntabwo namwubaho ameze nk'anye turaganira arasetsa
njyega n'umuntu nyine wisanzuye nta bintu namubwira ashobora kuba anabizi kundusha kuganira uburyo bwo kuganiramo ngize icyo mubwira yavuga ati no uri kumbeshya ntacyo mbeshya rero byarafashije cyane icyo kintu niba ari igihe ndibuka ko banza ariyo niko nari nteye niyo style nakundaga ariko naje kureba subiza amaso inyuma asanga byarambereye nka mechanisme de défense kwirinda mbega ku buryo byafashije abantu ntibamvogera ariko nyuma maze kugera muri kaminuza hari ukuntu natangiye guhindura imyambarire nkambara nyine nk'umukobwa neza noneho ntangira kubona uburyo abantu bandeba bitangiye guhinduka nanjye bikabera ikibazo urumva ariko byarafashije icyo nakoraga nuko nari umuntu wo muri kaminuza nawe maze gusobanukirwa ibintu by'ubuzima ibijyanye n'uburyo ushobora kuganiriza umuntu n'uburyo ushobora kwitwara abantu bakakubaha byarafashije rero urumva muri urwo rugendo ariko bagenzi banjye bari aho ngaho muri icyo gihe nibuka ko hari byinshi najyaga numva byatumye bamwe bacika intege babivamo nk'abahanzi benshi rwose ntavuze amazina barekeye aho bitewe n'imbogamizi bahuraga nazo nanjye izo nabonaga ku giti cyanjye nabonaga zijyanye n'uko abantu batagufata wese mbega badafata gahunda yawe ngo bayubahirize neza ugasanga ugiye kuri studio uri umukobwa uricaye jye umukobwa witwa Tina tujya kuri studio kuri contact tugiye kureba JP aho ari ndamusuhuza cyane ni umuhanga mu bintu byo gukora imiziki ariko tugatinda kandi ngomba kujya kwiga mfite imikoro yanjye ngomba gukora kugira ngo mbashe ntazatsindwa ariko cyashimishije muri ibyo byose nuko ntacitse intege ntabwo byigeze bintera kuba umunyangeso mbi mu muziki cyangwa se muri hirya no hino icya kabiri nuko nabashije kwiga nkatsinda nkabona na diplome mbere yo kuzina muri university byatangaje benshi bajyaga bambaza uburyo mbigenza bikabayobera ku buryo na n'ubu iyo nzira nanyuzemo yamfashije uno munsi kuba mbasha gufatanya ubuhanzi bwanjye no kurera abana no gukora imirimo no kujya muri university akora masters muri university mfite umwana ucyonka nuko mu buzima bwanjye Imana yanteguye abasha kuba ngeze aho ngeze uno munsi ubwo rero n'ubundi abakurikiye ishusho muradukurikira muciye kuri chaîne yacu y'109 kuri Star Times hanyuma Canal Plus ni chaîne ya 392 cyangwa ushobora no kunyura kuri wa#ishusho.tv/online turi bashya ariko dufite icyerekezo kirambye dufite icyerekezo gikomeye cyane mu iterambere ry'umuco murabona ko twatangiye no gukomeza kujya twerekeza no guterera amaso hakurya nyine y'imbibi z'u Rwanda tukaganira n'abahanzi b'abanyarwanda ariko baba bari mu bihugu bitandukanye munyemerere rero mbanze mbere yuko dukomeza n'ubundi aracyahari turacyari mu Rwanda turacyari no muri Canada icyarimwe ubwo munyemerere mbanze mbereka indirimbo yitwa Umurage ni indirimbo Empress Nyiringango yakoranye na Bill Ruzima umwe mu baririmbyi n'abaririmbyi bose nkunda ubwo rero iyo ndirimbo reka tubanze tuyirebe ubundi mu kanya turaza kugaruka dukomeza atuganiriza urugendo rukomeye rwo gukora ubuhanzi no kuba umubyeyi bigenda bite iyo utangiye gucuranga inota umwana akabaraje akavuga ngo ndashaka konka ndashaka kurya ndashaka papa ndashaka bigenda bite rero iyo umuhanzikazi ari ku rubyiniro acuranga akajya kubona akabona nka Gaju araje ntago ari ibyoroha munyebere rero tubanze turebe indirimbo Umurage turagaruka mu kanya noneho tujya kureba Umurage namubazaga uko bikomera bite kuba umuhanzi ariko kandi ukaba n'umubyeyi ni ibintu abahanzi wenda dufatiye urugero kuri wowe Empress ni n'urugendo ufatanye ute kuba umuhanzi no kuba umubyeyi ibikugora ni ibihe ibigufasha ni ibihe kuba umubyeyi hari icyo bifasha umuhanzi ese kuba umubyeyi bigora bita umuhanzi icyo kibazo ni cyiza kuko nkurikije muri rusange ukuntu ubuzima bwa hano bumeze biraruhije cyane kubifatanya no kurera abana nk'uko mubizi hano ntabwo tugira abakozi bo mu rugo badufasha imirimo yo mu rugo
njya mbwira inshuti zanjye ko aho ugiye hose, aho winjiye hose hano uba ugiye mu kazi, uruhuka rugiye ku buriri. ni ukuvuga ngo biraruhije, nibyo ugiye ku buriri ugiye kuryama ubwo nibwo ugiye kuruhuka, naho ubundi duhorana imirimo myinshi myinshi. Ni ukuri biragoye iyo ntekereje uburyo umwanya nkoresha ndi kwandikaho indirimbo, iyo naramutse ngize umwanya muto wo gucuranga, kuko akenshi binyorera kwandika indirimbo ndi gucuranga kuri gitari. Indirimbo zose nahimbye nanditse zose nazandikaga maze gucuranga nka kamelodi, kuko iyo mfashe gitari mba numva muri igihe hari indirimbo nshaka, hariho ubutumwa nshaka gusohora bumaze iminsi bumbabaza ku mutima, cyangwa se bwiza nshaka kugeza ku bandi. Icyo gihe rero binsaba umwanya. Rero mu gihe nakoraga alubumu ya mbere hari muri 2016 nibwo yasohotse, ariko ndibuka ko ubwa mbere ntangira kuyikoraho, ntangira gukora kuri alubumu yari mbere yuko mbyara umukobwa wanjye wa mbere, kuko yavutse muri 2013. Ndibuka ko icyo gihe twafashe amashusho amajwi y'indirimbo n'abacuranzi b'abahanga, harimo Mighty Popo ukuriye ishuri ryo ku Nyundo, yaragituye hano, tubaye n'umuturanyi wanjye. Noneho ndibuka ko byari byiza cyane dufata amajwi y'indirimbo, ndetse n'umurage wari urimo, ariko ari verisiyo ya kera. Noneho harimo n'abahanzi, harimo na Aroni yari yaje, Aroni Tunga yari yaje, ko atuye muri Canada ariko akunda kujya mu bihugu byinshi muri iyi si, agenda henshi ajya gukora n'abahanzi. Noneho ndibuka ko icyo gihe tumaze kuzifata mu majwi habaye ikibazo gikomeye. Umuproducteur wanjye ukomoka mu gihugu cya Guatemala, umusaza mwiza wakunze kumfasha kandi yakomeje kusaba ko twakorana iyo projet, ariko birangije kuko atari yazanye icyo bita hard drive, n'ahantu umuntu abika indirimbo kugira ngo ubashe kuzikoraho, kuzikosora se ibyo bita gukora editing cyangwa gukora mixing. Asanga habaye ikibazo byandi bijyanye n'ikoranabuhanga, birapfa, amajwi arabura. Nibyo twafashe bitera ikibazo. Ubwo nkari muri 2010, ubwo no kuvuga ngo nahise numva neza bingoye, biradushya, numva biranyobeye. Ariko kuko ari umuntu nzi ko yatabikoranye ubushake, ndakomeza ndihangana. Kubw'amahirwe muri 2015 arambwira ko yabashije kubona ngo yagiye ashaka uburyo bushoboka bwose bw'ikoranabuhanga, uburyo yabo bikongera kuzibona, kuko abacuranzi bose bari bagiye. Mighty Popo yari muri tourne muri Canada, nta mwanya, abacuranzi nabo badahari, kuko n'abahanzi bakorera muri Toronto muri Canada ariko hirya no hino. Ubwo biba biranduhije kuko bisaba amafaranga menshi kongera kujya kuzifata mu majwi. Ngize amahirwe rero aza kuzibona, aza kuzisora, tuyikora neza. Umwana wa mbere amaze kuvuka muri 2016, nza no mu Rwanda yewe muri festival yitwa Kigali Art Festival nacuranze. Noneho muri album ya kabiri kugira ngo bashe kuyikora igende neza, nuko nanaje mu Rwanda, ngira ngo urabyibuka, ubwo mperuka iwacu twarahuye turaganira, hanyuma icyo gihe nibwo nabashije gukora iyi album ya kabiri tw'ubuntu, ndetse niyo hagati album ngufi irimo indirimbo yitwa Amahoro i Rwanda na Jazz in Love n'iyitwa Ishimwe. Zo nazikoraga ndi kwiga muri universite nikora maîtrise. Ibyo rero ndabyibuka uburyo byandushyaga, ariko kuko nabikundaga, kubw'urukundo mfitiye umuziki n'uburyo mba numva muri jye ntabireka ntahagarika, ntabwo byoroshye n'ibyo, ariko ndabikora. Bisaba umurava, bikasaba rero no gukomeza kureba ejo heza, kuko hari igihe umuntu areba ibibazo ari kunyuramo, iyo ubitekerejeho cyane ucika intege. Kuba gufatanya ubuhanzi no kuba umubyeyi ntibyoroshye. Ubu ngubu noneho bwo ndabibona ko kuba namaze gusohora album ya kabiri yarakozwe mu gihe cya cyorezo Covid, ahantu henshi hari hafunze. Abacuranzi banjye babaga bacuranga bafata amajwi aho bari baherereye. Hari abari muri Afurika y'Epfo, umuhanzi w'umuhanga cyane witwa Ndunduzo, Aroni byasabye ko Aroni mu producteur wanjye ajyayo kugira afata amajwi. Njye nari ndi gukora amashusho y'izo ndirimbo zose muri kubona. Nanjye kuko nari iwacu, nari ku Itetero, ubwo naragiye mbasha gukoresha umwanya wanjye neza kugira ngo hataho ngaho n'ingaruka hano muri iki aho dutuye muri Canada ntazajya kwicuza umwanya wanjye nataye, kuko icyo gihe nabyuka ko ari muri Covid. Ariko ndashimira hano ikigo cyitwa Conseil des Arts ya Canada cyampaye inkunga kugira ngo mbashe gukora album ndi hariya.
byarafashije kuko icyo gihe biba bizi ko ntawakoraga. Iyo ntabona iyo nkunga sinari kubasha kugira icyo nkora kuko abacuranzi barahenze. Rero kubona mubifatanya byose bisaba gukoresha imbaraga nyinshi kuko nabonye uburyo nanirwa rimwe na rimwe nkumva rwose nakwiha ikiruhuko ariko nkasanga nta mwanya wo kuruhuka uhari. Abahanzi benshi barabivuga ko bibasaba gukora cyane. Ibaze noneho jyewe umubyeyi ufite abana afite n'izo nshingano n'imirimo kubifatanya mu by'ukuri ntabwo nabeshya biraruhije ariko nta bundi buryo ufite nibwo buryo bwanjye maze kubimenyera. Yego tumaze rero gusobanukirwa urugendo wanyuzemo, urugendo kandi ugikomeje rwo kuba umuhanzi ukaba n'umubyeyi icyarimwe. Reka noneho twinjire mu ngingo nyamukuru. Washyizwe mu cyiciro cya nyuma cy'abahanzi bari guhatanira ibihembo byiswe Le Prix pour les artistes émergents. Ni ibihembo biteye gute? Washyizwemo kubera iki? Ni ishema ku Rwanda kuba umuhanzikazi umunyarwandakazi. Ndanabibutsa ko mu minsi yashize ibyo narabibabwiye ko Empress yari mu bihembo bya Canadian Folk Music Award muri best culture album, ndatekereza mu muzingo mwiza ukoranye ufite urwunge rw'umuco cyangwa w'umuco cyane cyane w'ikinyafurika. Uyu munsi rero uri mu bihembo bya Le Prix pour les artistes émergents. Igifaransa bisaba ngo kuba kukivuga neza ngo kuba warigeze kugiraho akantu k'agasesemi. Bisaba ni ibihembo rero biteye gute? Ni ibihembo bahemba umuhanzi bashingiye ku iki? Kuba ibi bihembo rero birimo wishimye bingana iki? Murakoze. Mfite ibyishimo byinshi kuko iki kigo giteganya kuduha ibihembo mu kwezi kwa gatanu tariki 21. Ni igihembo cyiza cyane kuko ni Conseil des Arts ya Ottawa aho ntuye muri uyu mukino. Ni ukuvuga ngo ni igihembo gihabwa muri kategori muri ako gace muri iyo kategori. Ibyo bisobanura abahanzi batari abazungu mbega batari abera babimukira aba-immigrant baba baraje muri iki gihugu bagakomeza kugaragaza inganzo yabo haba mu nyandiko haba se mu mashusho abantu bakora bashushanya muri mbega mu buryo bita discipline y'ubuhanzi yose. Ni ukuvuga ngo rero gihe abandi imwe mu bahanzi batatu n'abandi ni abadamu cyangwa abakobwa bo bakora teatire undi akora ibijyanye ngira ngo na poezi. Urumva rero bagira ngo barebe umwe uba wa mbere wa kabiri undi wa kabiri undi wa gatatu. Ni ukuvuga ngo turi abafinaliste bahisemo kugira ngo babashimire cyangwa se babahe amashimwe ku bikorwa by'indashyikirwa cyangwa se mbega ibikorwa dukora bigaragaza mbega iyo wamaze kuba finaliste kuri liste ni abamambre de jury, ni abantu bicara hamwe bakavuga bakiga dosiye y'abahanzi batandukanye bagahitamo abambere batatu bazahabwa ibihembo. Ibyo ni ikintu nishimiye cyane kuko bigaragaza yuko ibyo turi gukora ibyo ndi gukora by'umwihariko jyewe nk'umuhanzi w'umunyarwandakazi uri muri iki gihugu wimukiye hano nta n'umwe tuziranye nkaza nkaba ngeze ku rwego mbasha gukora n'abantu b'abanyamahanga hirya no hino n'abandi bakomeza baza bakomeye bavuga ngo dukorane. Ni ibintu nishimiye. Ni ukuvuga ngo rwa rugendo natangiye runduhije harukomeza nihanganye harukomeza mfite intego yo gutanga ibihangano by'umwimerere bifite n'ubutumwa bwiza kandi bicuranyise neza bifite nabyo bifite mbega ni byiza kandi hari icyiza nyuma yo gukora ibyiza. Niyo mpamvu rero muri aka kanya nishimiye cyane kuba ndi kuri iyo liste cyangwa se muri icyo gihembo kizatangwa ukwezi gutaha. Hakanwa n'abahanzi bakomeye cyane muri kategori zitandukanye bamaze kugera mu rwego rushimishije mpuzamahanga. Bivuze ko nanjye ubwanjye ejo n'ejo bundi ninkomeza uru rugendo nkakorana ubushake ibyiza byose bikomeza kuza byigaragaza mu bikorwa dukora n'ibyo tugaragaza. Ni ibihembo bizatangwa ryari? Ukwezi gutaha itariki 21. Reka twizere ko nta gahunda yo kukirizura ihari.
icyiza ni uko hari n'ibindi bizana nabyo imaze kugera kuri urwo rwego. Hari n'abandi nk'ubu nahise mbona abantu bahita banyegera bati turifuza ko waza kuganiriza urubyiruko mu mashuri cyangwa se amashuri akamaro k'injyana ya gakondo cyangwa se injyana za gakondo zo mu z'abakomoka muri Afurika. urumva rero ni ibintu byiza, ni ibigo bikomeye biba bitandukanye byifuza ko, kuko ndivuga indimi enye cyangwa eshanu, ni Faransa, Icyongereza n'ikinyarwanda. Urumva ni umunyarwandakazi ndetse n'igiswahili gike. Urumva birafasha cyane iyo ubashije kujya muri abo bantu, kuko ndi n'umurezi niyigisha no mu mashuri, njya nganiriza urubyiruko mu buryo butandukanye uko mbishoboye, nkabaganiriza hari n'igihe ngezaho nkabaganiriza uburyo kera ba sogokuruza, kuko abana b'iki gihe bararuhije. Reka mbabwire ukuri, kurera muri iki gihe ntibyoroshye, noneho kurera hano rero babwiriza ukuri ni intambara. Kubera iki? Ikoranabuhanga ryazanye ibintu byo kugira ngo abana ugasanga nta kinyabupfura bagira. Dufite ikibazo gikomeye, ikinyabupfura ugasanga baragiye bategeka ku ruhande, kandi iki nicyo gituma umuntu abasha no kugira aho yigeze, no guca bugufi ni ngombwa cyane mu buzima. Ugasanga umwana urawigisha babonamo wa kane mu wa gatanu, kubera kuba barabirebaje ya mavideo bakitwara nkazo kuri TikTok. Nibyo reka mbivuge, nizo mvugo zigezweho. Ugasanga bitwara, nkajya mbabwira ngo bafite imyitwarire ya TikTok bagaseka. Njyewe ndakuganiriza abana bahasohoka bahunze cyane, hababwira nyine uburyo kera ngo abantu abasogokuruza uburyo abana bubahaga ababyeyi bakubaha abantu bakuru. Ati ntabwo ibintu byo gusuzugura icyo nyine ugitindaho, ntugasuzugura umuntu ukuruta, nta soni. Hari igihe mvuga nta soni mu Gifaransa. ushiduka uri kwigisha abanyakanada mu Kinyarwanda. Mama, abana banjye nibo bajye bambwira ati ariko mama ngo ujye uvuga ngo asiki, mbubwira abana. Aho se ubundi nkawe Mugani usobanukiwe iby'Igifaransa, asiki tuyishyize mu Gifaransa byakwitwa iki? Barambwiye ngo ni skiya, ndi bajya gukina mu ya mikino yo muri neje. Skate. Kugenda kuri skate muri neje. Urabyibuka bya ski, uvuga ski bamwe turazikunda, yewe ntibamenye ko ari ukwinuba. Icyo nashaka kuvuga ni uburyo tuganiriza abana, mbabwira ko kera bajyaga baganira bagahurira ahantu bagatarama, barangiza bakabacira imigani. Umugani babashiraga ukubiyemo inyigisho zikomeye. Abadukurikira ski ngiriya ski kigenza ku buhanga bw'ibyuma, ski arayitwerekeye. Ski niri nawe ndabakunda cyane, muhise mujya kwishyiraho rwose ifoto ya ski. ubwo uvumbuye umugani. Ni ukuri, reka mubwire ukuri, nababwira ati ukabona none kuko abana bakunda burya inkuru. Iyo ndi gusomera abana ngo byagendaga gute, habwira n'igiti cy'umuvumu, yewe habwira ariko mu Gifaransa si za baoba. Yego nibyo. Baoba hababwira umuvumu ngo baoba haza so murayizi. Abana barumvira bakaganira bakavaho bari ikintu bize. Ese mwebwe umuntu azaye babwire mwumve, ubwo nyine habaganiriza, hataha nyine twabaye inshuti. hanyuma dukomeza n'ubundi ntabwo twaba twagize amahirwe yo kukwakira. nihe ndirimbo yawe ukunda? icyo kibazo rero njya nkibazaho bikanyobera, biterwa n'iminsi. dore baoba ngiriya cyane. Iyo ndirimbo yitwa Umurage ni indirimbo yo nyitekerejeho, ndayikunda cyane. Uzita impamvu kubera ubutumwa bukubiyemo. Uribuka ni indirimbo nahimbye kera, niyo kintu kintangaza ko kingaragariza ko nyikunda. Ni indirimbo nahimbye kera, ariko nagiye nkosora uko imyaka igenda, uko nayihimbye muri 2000. Ugiye kuri YouTube wakumva version ya kera. Abantu bambwiye ko bayikunda cyane. Ni acoustic, ni gitari n'utugoma twa Kinyafurika n'amajwi yanjye gusa. Iyo ngiye ikaba ari yavuba muri 2021 nibwo twayisohoye na Biruzima. Imwe mu mpamvu cyangwa se zimwe mu mpamvu ituma nyikunda cyane iyi ndirimbo ni izi ngizi. Iya mbere ni uko ifite ubutumwa bufite umumaro twebwe nk'Abanyarwanda, kubera amateka mabi yacu, ariko n'amateka meza cyane y'abasogokuruza bacu.
y'ubumwe n'urukundo ndetse n'ubumuntu. Ayo mateka nkayakunda, hari n'igihe mba numva nkaho nabaye muri icyo gihe. Kubera iki? Kubera amateka bajya bambwira cyangwa nkayasoma, nkumva nkuze cyane abasogokuruza uburyo bakundaga umuco, uburyo bose basangiraga agabisi n'agahiye. Ibyo byose by'umutima mubi ibyo ntabwo byabagaho. Abantu babagaho gusa bakurikijeho indangagaciro za kinyarwanda. Noneho nyuma haza kuba ibyago, abakoloni baza kudushyiramo urwango kubera ko bagira ngo badukuremo inyungu nk'uko mubibona muri iki gihe. Ariko iyo ndirimbo ikintu nyibutsa ni uko cya kabiri mu kimwe mu gituma nyikunda kurushaho, ni uburyo noneho amagambo meza arimo atuma umuntu yibaza byinshi kuva ku mateka ndetse no mu gihe n'icyo umuntu agomba kubaka uno munsi kugira ngo ejo hakomeze habe heza. Nibyo tumaze kugeraho, nshimira n'abayobozi n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu cyane, kuko ibigaragara ni uko hari byinshi tumaze kugeraho, intambwe ikomeye cyane, tumaze kuba intangarugero. Iyo mvuze u Rwanda aho ngiye, ndetse n'umuntu ugiye gusoma resume yanjye, sinzi niba waragiye ku mbuga nkoranyambaga urebe kuri site yanjye, sinzi niba waragiyeho uzayirebe usome, uhita ugira ngo ugiye u Rwanda, uhita ubona imigongo. Ni ukuvuga ngo rero ni ukuvuga ngo bintera ishema cyane kuba umunyarwanda, kubera ko dufite ishema rwose, dufite byinshi tumaze kugeraho, turi twiyubaka no muri ino minsi turi kwibuka abacu bakorewe jenoside yakorewe abatutsi, ndetse n'ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda, ndetse n'indangagaciro za kinyarwanda. Icyo kintu rero kikaba gikubiye muri iyo ndirimbo Umurage, kuko kinyibutsa iteka ko hari inshingano ufite nk'umuhanzi muri urugendo rwanjye, gukomeza kubwira abantu amateka yacu, ariko no kubabwira ko turi ababyeyi. Dore imigongo ngiriya rwose, niyo ngiyo twageze karibu. Ikaze. Dore ngiyi abadukurikiye ngibiriya rwose. Urayibonye? Dushimire cyane Kigenza. Urebe neza aho ngaho, uri ahantu handitse ngo ndabatumiye kureba kuri site yanjye, ngo binyuze muri munsi hari handitse, urayibona mu Cyongereza ahantu handitse ngo batumire ngo mu muziki wanyu mukurikije iki? U Rwanda rwuzuye ubuzima burimo urukundo, rwuzuye ibyiza. Urayibona? Nakomeze Kigenza, akomeze amanuke ndebe. Urahari ahantu byanditse, urahasimbutse, ni hejuru handitse nyine imigongo. Haranditse ngo from ashes to glorious state, peace, progress and reconciliation. Ngiye biba biri kure yanjye. Empress Nyiringango invite you to Nyiringango arabatumira kumenya u Rwanda rwiza binyuze mu muziki we n'uburyo na website ye igaragaza imigongo kuri we nyine, kuri urabibona. Urumva ko deja ni umuntu agiye gusoma website byose, abo bose babashyize kuri liste, ku rutonde rw'abatsinze cyangwa se abo bahisemo kugira ngo batsinde. Nuko babaje gusoma iyi site bakabona hari umwihariko, hari icyo umutima wawe ugutegeka gukora nk'umuhanzi badasanzwe babona ku zindi site. Kuko iyo ugeze ku zindi site bahita bakugaragariza gusa imiziki bakora, wenda ibyo bamaze kugeraho bishimishije, ariko ugasanga hari inkuru iri kubura. Ese urinde, uri muntu ki? Njye ni umunyarwandakazi wishimira ko kuba uwo ndiwe mu gihugu cy'amahanga, nubwo mfite umunyakanada, ariko inkomoko yanjye niyo bambaza iteka ryose. Ni biza rero ko iyo ndirimbo natwe dukomeza kuyitekerezaho, kuko hari byinshi twigishaho abanyarwanda, kongera kwibuka amateka yacu mbere y'ubukoloni, abo turi bo, abo nibo tugomba kubabo uno munsi na n'ejo hazaza. Hanyuma rero hano turimo gusatira umusozo w'iki kiganiro, ko haraburiya iminota itarenze 7. Hanyuma tugira icyo bita ntabibagirwa, ndagira ngo mvuge ikintu ntabibagirwa. Indi mpamvu ni Biruzima, ntabibagirwa kuko ni muto yavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Namutumiye gukora umuhanga n'ibyo, ariko icya kabiri nagira ngo habeho guhuza abahanzi bavutse mbere ye, mbega bakuze nkanjye n'abakiri bato, ko twese turi bamwe, tugomba gukomeza guhererekanya ubutumwa mu rubyiruko. Rukaba naho deja indirimbo nziza cyane zirimo ubutumwa, nabonye ari we rwose twakorana kandi yabikoze neza cyane. Hanyuma rero tugira ikintu cyitwa ubundi televiziyo yacu
ifite ikirango cyitwa fresh and fun mu rurimi rw'icyongereza, tugerageje gushyira mu kinyarwanda ni nk'uko ibintu biba ari bishya iwacu ariko kandi bishimishije. Reka rero tujye muri ubwo buryo, dusoreze kuri fresh and fun akantu gashimishije nyine. Iyo usubije inyuma mu bwana bwawe, ni akahe kantu Nyiringango yibuka akavuga ngo uko bisa kose nari nkubaganye? Mama rero akabubwiza ukuri, mama ari hano yaje kudusura amaze igihe kuri tujya turaganira, akanyibutsa uburyo nakubaganaga. Ati buriya rero kubona wowe ukora ibi byose ukabishobora, ngo buriya uri umwana nta mwanya wawe ufite wo guteta, ngo waba uri mu mirimo ushaka gukina, abanze gukina nawe ukabahirika ukajya gushaka aho gukina. Mbega nari umwana w'inkubaganye ariko ugira umutima ukunda cyane, hagira urugwiro cyane. Ikindi cya gatatu yagiye nyibutsa ni uburyo nakundaga umuziki, bashyiragaho umuziki ahantu hari umuziki. Ni igihe wahagurukaga bwa mbere, abandi bana bicaye bari kunywa fanta, nkajyamo hariya muri sekuru imbere nkabyina habiri ibyuya nkavayo rwose ntibagirwa no kuna fanta n'amazi bihari. Ni akahe kantu wakoze mu bwana nawe wibuka seka ukavuga uti umva? Mu bwana no mu kakundi ubundi aratangiye segonderi, nkunda kubyina, narakubaganaga nibyo rwose. Icyo nibuka ni iki kindi banyibukiraho kindi, ni uburyo nakundaga gufana rero muri segonderi, nkitangira muri segonderi nakunda mfite akagoma. Ibyo rero ndabyibuka, akagoma kuko nakinaga na basket, ndayikunda cyane, ariko nkaba ndi umufana w'amakipe yose, nkaba n'umuntu wabaga ari umukuru w'abafana mu bakobwa. Mfite akagoma ngenda navuga ibintu, ndirimba ibintu birimo amavuga ngo niba ari bavuga ngo iki, niba ari mambo bado, sinzi ibintu nabaga ndirimba, ariko abantu iyo baduguye babinyibukiraho bakanyita ayo mazina y'ibyo navugaga. Ibyo rero ni bimwe nyine mu biba bigize iki cyiciro nyine tuba tugomba kuganira. Hanyuma rero tugana ku musozo w'iki kiganiro, ni ubuhe butumwa by'umwihariko ufitiye u Rwanda, ni ubuhe butumwa ufitiye urubyiruko muri rusange nk'umuhanzi umaze, sinatinya kuvuga ko umaze kuba umuhanzi mpuzamahanga, kubera reka mbasetse ngewe umunsi tumenyana bwa mbere nagiye kureba kuri biyografi, mbona yakoranye na ba Ron Tunga, ba Mighty Popo, abanyakanada, nanjye nakuraga mbona nzaba nkabo, ndavuga okay. Hanyuma rero ubwo butumwa wagenera abanyarwanda muri rusange n'abagukunda n'inshuti zawe ni ubuhe? ubutumwa mfite bumvuye ku mutima ni uko nk'abanyarwanda ni ukuri dukomeze uru rugendo rwo kwiyunga no gukomeza twiyubaka, dukomeze dukore ibyo dukora byose dufite urukundo. Urukundo ntirwongere, urukundo ni ikintu, ni ijambo rinini cyane ryagutse, ariko iyo ndi gukora ibyo nkora nk'umuhanzi, urugero ngiye gutanga, umutima wanjye uba uri gutekereza ndetse ibintu ndi kubikora kugira ngo ngaragare nte, cyangwa ndabikora ari ibintu nkunze. Rero ndagira ngo ngire inama urubyiruko rw'abanyarwanda, dukomeze dukundane, dufatanye twubaka igihugu cyacu. Kandi icya kabiri, nawe ubwawe uri haba bihere mu muryango. Umuryango burya nicyo cyitegererezo cya sosiyete. Iyo umuryango utameze neza, burya na sosiyete ntabwo imera neza. Ndagira ngo rero nkangurire urubyiruko rw'imiryango kumvira ababyeyi, niba hari ikintu wifuza gukora umubyeyi atagishoboye, ntumurakarireho, ngo muganire, mushake uburyo mwagikora. Ndibuka ko umubyeyi wanjye hari igihe byari bigoye mu rugo, tugafatanya tugakora ibyo dushoboye kugira ngo bigende neza, tukaganira, kuko kuganira niwo muco w'abanyarwanda. Tujye tuganira, niba hari icyo uruhije uganirize mugenzi wawe. Hanyuma ikindi cya gatatu ngomba kuvuga, mbona tugomba kwitondera ni izi mbuga nkoranyambaga. Kuri izi ku mbuga nkoranyambaga hari uburyo abantu bakora ibyo bita gushotorana, harimo ubushotoranyi bukomeye. Ugasanga aho urubyiruko bari kwandika, ugasanga umuntu bakamusebya bakamushyira hariya, ugasanga umuntu wenda ntumubona buri munsi, ashobora kujya hariya ku ruhande akaba
yatekereza nabi akikorera nabi ikintu cyangwa nawe ubwo akaba yagusubiza nabi. Mbona rero twagerageza kujya tuganira neza. Burya imbuga nkoranyambaga iyo nje kuri stati yawe njya mbwira inshuti zanjye ko ari nko kujya muri salo virtuelle, mbega nko kujya gusura umuntu mu bwicaro bwe ariko mu cyicariro nako mu cyicaro cye, mu cyicaro nko muri salo ahantu ugenda ugasoma ukaba warubona amafoto y'umuryango cyangwa muri alubumu ye, nicyo kimwe. Rero uri kumwe n'umuntu mwicaranye muri kureba muri kuganira, ugerageza kureba nawe uburyo muganira neza kugira ngo niba hari n'ikibazo kivutse mube mwagikemura mu buryo kumwe, aho kugira ngo umushotore cyangwa se ngo umutuke cyangwa se umusebye. Biriya bigomba guhinduka umugani w'abahungu, ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza rwose. Rero nagira ngo bagire inama abakobwa nabo bakora umuziki kudacika intege, cyane cyane bariya bagitangira. Mwarabibonye ko hari abagiye batangira mbere yanyu bageze aho ngaho barabireka. Ntimucike intege rero. Dufite n'amahirwe, dufite ishuri ryo ku Nyundo si nka mbere. Niba ukunda umuziki yandikishe ujye mu marushanwa ukora umuziki. N'abara bose bamaze kugenda bagera ku rwego rushimishije, n'abakangurira gukora umuziki uri nk'umwimerere, kuko hari amafestivale menshi hirya no hino mushobora kujyamo binyuze muri amashyirahamwe mujyamo hose kugira ngo twaguke twese nk'abanyarwanda dukomeze duheshe ishema igihugu cyacu ndetse natwe ubwacu dutere imbere mu buzima bwacu. Urakoze cyane rero ku kiganiro cyiza twagiranye. Umunyarwanda niwe wavuze ngo umwanzi iteka w'ibyiza aba ari igihe, ariko kandi niyo mpamvu tugomba no gukorera ku gihe. Ndagira ngo tugushimire cyane. Murakoze cyane, murakoze kuntumira Ishusho TV. Nawe ubwawe Tuyisenge wakoze cyane, kandi muntahiriza abiwacu bose n'abari kudukurikirana. Ndabashimira ko mwadukurikiranye. Mugire ibihe byiza kandi dukomeze twibuke twiyubaka. Yego, urakoze cyane rero. Ndagira ngo mushimire cyane, tumushimire Empress Nyiringango hariya mu gihugu cya Canada mu mujyi wa Ottawa mu gace kitwa Ontario. Ubwo rero abaherereye hariya muri kiriya gihugu nyine abaherereye hariya muri Canada. Ubwo nizere ko banogewe n'ikiganiro. Nshimire cyane itsinda rigari ry'abanyamakuru bagenzi banjye baba bamfashije kugira ngo iki kiganiro kigende neza. Nshimire cyane itsinda rigari rya bagenzi banjye nyine baba bayoboye ubuhanga bw'ibyuma. Tumushimire cyane Kigenza Neri, tumushimire cyane na Gatesi Laurence. Nabo bose rero nibo bari ku buhanga bw'ibyuma, nibo bagiye badufasha kugira ngo ibi byose bigende bibageraho. Ndagira ngo rero munyemerere mbashimire cyane, munyemerere nkomeze mbasabe kuba abagaragu b'uyu muco, mbasabe kandi gukomeza gukunda uyu muco wacu b'Abanyarwanda, kuko niko gati kacu ka buzima, niko twigoragorezaho. Karamutse rero gacitse ibyacu byaba birangiye. Ndagira ngo rero munyemerere mbashimire cyane. Nshimire cyane by'umwihariko Empress Nyiringango mu gihugu cya Canada watwemereye tukagirana ikiganiro. Munyemerere rero mbabwire ko mbakunda urusumba uko ndeshya. Munyemerere mbashimire cyane kandi mbasezereho. Munyemerere mbabwire ngo mugire Imana n'u Rwanda, murambe mu nka no mu ngabo. Muramukeho.